ariko mushu usenga uruzi ko hari umuntu ubwirwa ikosa cyangwa ingeso ze cyangwa imigendere niyemere kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana nk'abo bantu kuko biterwa n'iki gutemerera Mwuka Wera cyangwa Mwuka Wera yaravuye hano ari ku rutugu n'igihe ahubwo kigutangaza aba yaranagiye asigaye avuga ibye ngo ariko nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Aha rero twumvikane ko ikimenyetso cya nyuma cy'uko batswe Umwuka Wera ni ururimi, ariko nta mupastori ukwiye kurwigisha abakristo be, nta muntu ukwiye kurutoza ngo ruvuge, nta mupastori ubikora. Ibi ni igikorwa Yesu yikorera wenyine akawihera Umwuka Wera abantu be batajya kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Haboneka indimi zigabanije, urumva kameze nk'iyerekwa, tubona hamanutse indimi zigabanije zisa n'iziki n'iz'umuriro, mu gifaransa bagita flamme. None wo kikagwa kururiya ikintu cy'igishashi kirimo cy'umuriro kikamugwaho, uwo kiguye uwo mwanya avuga mu rurimi, uwo kiguye avuga mu rurimi kivuga, gasanga bigize nk'ari wowe utanga bakazigisha aho akuze guhamagara umuntu ngo uzamukuze uvuge ku rurimi. Ikosa rikomeye. Nubwo umuntu yaba yaratuye Umwuka Wera, si byiza ko umugabo ngo uzamuka uvuge ku rurimi. Ntabwo ari byo. Mureke biba ari ibintu biyaza ari uko Yesu abyohereje, ari uko Yesu abishatse. Haleluya. Amen. Nurenga aho ngaho ukajya hirya, naho urasanga na Yesu ugabivuga. Nimugende mujye mu rugo mutegereze vuba aha ngaha muzabatiri ku Mwuka Wera n'umuriro. Ngo zana nkwereke, urazana ituro ujyana hama kandi wazana atani makeya. Yego ngenza niriremereye, nawe urashaka ikintu kiremereye. Urabyumva nawe? Iriya mpano yavuye ku Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera yitanga uko ashaka, yamaze kumenya ugiye kwikoresha, uyazayikoresha byose mu nyungu z'ijuru muri bose, akagabira umuntu wese uko ashaka. Bivuga ngo iki rero, niba twaragabiwe uko umwami ashaka, uko Umwuka yabishatse, amen, Wera yampaye gukora mu nzu ya Data, nubahe icyo Umwuka yaguhaye gukora. Haleluya. Twubahane. Kandi niyo mpamvu burya cyo byose ndibuhinjiremo cyo bita gahunda mu materaniro, ni gahunda ivuga ngo niba hari ushotse ahishurirwa, nagira umwanya wo kuvuga icyo ahishuriwe, uhanura nawe ahanure, ariko byose muri gahunda hatabaye guhangana. Inshuti za Mumuriza GB Ministries, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mvuga amahoro y'Imana yacu bane namwe iteka ryose. Hari igihe duhora tubivanga amahoro y'Imana bane namwe, ahubwo turi gusaba amahoro y'Imana muhora mudusabira biti. Ni ukuri iyo tudafite amahoro y'Imana tuba turi mu bibazo, ariko iyo amahoro y'Imana akomeje kuganza muri twe, akaba muri twe mu byo dukora byose, tuba turi amahoro pe. Rero amahoro y'Imana bane namwe ho muri hirya no hino, n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi banyu, aho mukorera ku kazi se, mbese aho uherereye hose, amahoro y'Imana kuri twese. Rero uyu munsi ni wa munsi mwiza Imana ibe yaduhaye kugira ngo tubunezererwemo, tubwirane ibyurutse umutima, duhumurizanye, umbwire nanjye nkubwire. Rero nje kukubwira ngo komera, humura mu byo ucamo byose, umwami Imana arakuzi, kandi buri kintu kigira igihe cyacyo, igihe kigeze ibintu byose bigenda neza. Rero uyu munsi turi kumwe n'umushumba Pastor Zigirinshuti Michel, muramumenyereye, ndabizi ko mukunda muri benshi, ibiganiro bye murabikurikira. N'uyu munsi rero yaje kugira ngo tuganire ku kintu ngiye kubabwira mu kanya gatoya. Mbere ya byose rero, mbere yuko mwakira cyangwa se tunatangira, turabanza tugasenga kuko twasobanukiwe Imana yacu. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana nziza, uri Imana itubeshaho, uri Imana idushoboza. Ni wowe duhaye icyubahiro hejuru y'ibindi byose, ni wowe tuzamuriye amashimwe ava mu mitima yacu kubwo kutugirira neza, kuturinda no kuturwanirira. Data, uyu munsi turanezerewe ko twongeye guhura n'umukozi wawe mwami, aje kutwungura ibitekerezo, aje kutugira inama, aje kutubwira iby'ukuri. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose.
reka amagambo amuturukamo twese mwami atugwe neza kandi twiyungure mu byo dukora uyu murimo wawe tudafite ubujyanama ntacyo twakora rero tubiguhereye icyubahiro ugomba gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu amen amen rero uyu munsi mushumba ni ikaze murakoze cyane amen bari baduhera umugisha kuduha ikaze amen amen turi mu cyumweru rero mushumba kitoroshye cyiza ariko kitoroshye uri mu kigihekane kijyanye icyumweru cyiza ariko kitoroshye kitoroshye mu kukigira gute se kitoroshye mbese mu gusobanukirwa ibyo turimo hari igihe uba uri mu kintu runaka mu gikorwa runaka ariko kitoroshye ariko utagisobanukiwe utanagisobanukiwe wenda ukagerageza kugisobanukirwaho gake ariko wifuza n'umuntu wakikubwiraho mu buryo burambuye turi mu gihe cya pentekote hirya no hino ni pentekote ubwo turavuga ngo pentekote nziza aho muherereye hirya no hino amatorero menshi barimo kwigisha kuri pentekote wenda nawe aho uri urimo kuyigishwa cyangwa urimo kuyigisha uri umushumba uri umuvugabutumwa uri umungeri mbese imana yo mu ijuru ibahe gusobanukirwa pentekote iduhe gusobanukirwa icyo pentekote ivuze ku buzima bwacu nk'abizera Kristo hanyuma natinze ngiye kwibariza mushumba ese mushu pentekote ni iki ko turimo kumva hirya no hino barimo kwigisha pentekote muri ibi bihe nyuma ya Pasika ho gatoya tujya mu bihe ni umuganura bayita umuganura ni umuganura aho urimo uragenda ugana ku bisubizo ndazi reka ndekeraho nagiye ubundi pentekote ubwaryo twibwirire pentekote ni iki pentekote iryo jambo ubwaryo risobanura umunsi wa 50 yego icyo bisobanura bamwe bagira ngo ni umuganura umusangiro sibyo umunsi wo kutuba umwuka wera umunsi wa 50 uvuye he kuri Pasika bigaturuka ku kirero kuva kera mu Balewi bagiraga mu itegeko reka turirebe yego turirebe mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 kiri igice cya 23 cy'Abalewi umurongo wa 15 twumve Abalewi yego 23 Abalewi 23 umurongo wa 15 kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7 maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi amen naho inkomuka 50 kera murabizi yuko muri Egiputa Abisirayeli bavuye kuri Pasika iryo jambo Pasika rigasobanura Passover kunyurwaho noneho iyo Pasika yo kuba umwana w'intama yarakomeje irakomeza noneho baza kuyihuza nuko umwana w'intama naba yabazwe yego bajye bahera uwo munsi babare ibyumweru 7 ariyo masabato 7 nyene yego buriya nahera aho ngaho nkanagira n'icyo mbwira abantu ku ijambo isabato rikunda gushuka abantu cyane yego ntabwo isabato ari umunsi umwe yego dashwe ntabwo isabato ari umunsi umwe ntabwo ari umunsi wa 7 nk'uko bajya babivuga ashwe si umunsi wa 7 si umunsi wa 6 no ijambo saba risobanura 1 week mu Kinyarwanda sibyo iyo tuvuze icyumweru tukavuga no ku cyumweru ibyo ni bimwe icyumweru ku cyumweru biratandukanye mu Gifaransa ni semaine na dimanche mu Cyongereza ni week and Sunday ibyo ni bimwe
ari niyo mpamvu n'umurongo uvuze ngo mujye mubara iminsi, uracyahariho hano, mujye mubara iminsi, kandi mujye mubara iki? Iminsi, muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ntabwo ari isabato yagira umunsi ngo ugire n'umunsi w'ibanze wayo ubanza. Ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amaki y'amasabato, y'amasabato arindwi, amasabato arindwi. Bivuga ngo urafata bya byumweru birindwi ariyo masabato, ukube n'iminsi igize isabato imwe. Nicyo bisobanuye. Yego, uzi ko byumvise. Si Bibiliya ariko n'ibyanza. Yego, urafata amasabato arindwi, sibyo? Ukube n'iminsi y'isabato imwe ari irindwi nayo. Nubikuba biri kangahe? 49. Muri Marano, si Marano muyize. Karindwi 49. Ni ibintu bizwi mu mibare kuva twabaho. Noneho ku wa mbere w'isabato yindi, yego, iyo sabato yindi yari igiye gukurikiraho, impamvu witwa uwa mbere wayo ariho ku cyumweru, icyo ni cy'abantu bacyumve. Ijambo uwa mbere w'isabato burya ni ku cyumweru. Kandi uwo munsi ku cyumweru, impamvu wita gutyo ni uko ari wo kuva Imana yarema ibintu by'ibihe yawushyize hagati kugira ngo ujye usoza isabato irangiye unatangire n'ikurikiye. Yego, nk'uko tuzi ko n'umunsi ubwawo urira amasaha 12 ya kumanywa, yego, saa 6 z'ijoro tukaba tuvuye muri uwo twinjiye mu wundi. Nicyo bisobanura. None ya minsi 50 yageraga, barahereye kuri uwo munsi w'isabato wa mbere wa Pasika, bazaniraga Uwiteka ituro ryo kuzunguzwa n'iryererezwa n'ay'impeke, bakaza kuganira Uwiteka bamushimira ko nyuma ya Pasika yabavanye muri Egiputa, ubu barabasha guhinga bakeza. Naho umugano waturutse. Ubu munsi witwa Pentecote rero. Noneho ku munsi wa 49 rero, wa munsi wa 49, Abisiraheli bose aho bari mu mahanga yose munsi y'ijuru bararaga baje i Yerusalemu, bakaza kuhigaba, icyo twita kugenda bwirwa byumva, bakaza kuhigaba, bakaza kuharara, ngo ejo Pentecote izahabasange. Icyo kintu cyo kuza i Yerusalemu ku munsi wa 49 kugira ngo wa 50 w'ejo Pentecote basange baharaye, yego, nicyo cyabarazaga inkera kandi baranywaga. Kuko Pentecote yarengerwaga bakayengera. Niyo mpamvu rero iby'umwuka wera byabaye kuri Pentecote, Yesu asuka umwuka wera mu ntumwa ze aho zari mu cyumba cyo hejuru, babyitiranyije n'iki? N'isindwe. Yego, mwaraye munywa. Dore ikintu gitangaje abaneze amatwi bagomba gukurikira. Yesu tumwumvire kuko afite ubwenge bwo hejuru. Yesu yagiye kugenda abategeka kujya hejuru mu nzu hejuru. Uko ari 120, ndababujije please, ntimurare muri kave, ntimurare mu rusengero, ni mu Yerusalemu kandi mujye mu cyumba kihe cyo hejuru. Kuko Yesu yarazi biri bubere mu cyo hasi. Yego, yarabizi imbere we ko mu muhango w'Abalewi hasi hararara inzoga, hasi hararara abanywe, hasi hararara abasinzi. Rero sinshaka yuko ibizabaho hejuru byakwitirwa iki? Inzoga. Aha niyo mageze tabagana ko Imana dufashije tukajya tuyumvira uko bikwiriye. Uzi ko Yesu avuga aya magambo hashobora kuzamo umuntu uzana logique akavuga ati ako kurara hejuru, kujya hejuru kubera iki? Nimbe bibayo kujya hejuru se kubera iki? Icyo ngo nuko turaye Yerusalemu, tukaba turaye mu murwa, nta mpamvu yo hejuru bana. Ni ibikabye bya Yesu, nta mpamvu twirarire hasi. Naho kumba aho hasi turaye mu kanya bene hora baba bahageze, n'amarwa n'urwagwa urukonje n'urushyushye byose usange muvanze ibintu rero. Yego, ariko bajya hejuru. Mana ishimwe. amen.
iyo rero batemera ngo bajye hejuru bari kwica cya kintu dusoma mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, bari hamwe. Hamwe ni ahantu mu mwanya umwe, ni ibitekerezo bimwe, mu bitekerezo bimwe, haba hari ahantu hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ibi bintu biri mu byatumye bakira umwuka wera ku rugero rukwiriye. Ngiyo Pentekote rero, iyo Pentekote niyo yaje gusohora igendeye ku mubare data wa twese yakoranye na Kristo maze bakora akantu. Reka bari kuvuga uze kongera kumbaza ikindi kibazo. Dore ukuntu byagenze. Yesu yabaye ituro n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana kuri ya Pasika isanzwe y'Abisiraheli. Yesu yavuye iriya za Galilaya na za Kaperinaumu azi Yerusalemu aje kuhapfira. Amen. Ahatangira igitambo cyiza cyemewe gishimwa n'Imana kandi gitanga rimwe iteka ryose. Kimaze kwemerwa we na se, haleluya, bahera ubwo babara ya mibare ibarwa mu baki mu Balewi. Ariko ni mu ibanga ubwo ni ibanga hagati ya Yesu nande na se, barimo barabara ya mibare isanzwe ibarwa mu baki mu Balewi. Data arabara kuko igitambo burya cyemewe ari uko Yesu azutse, cyari kimaze kwemerwa. Bahera ubwo barabara. Muzi ko Yesu yamaze iminsi 40, sibyo? 40 yagenderera abantu, asura intumwa, asura ba Petero ku nyanja ya Tiberiya, Galilaya asura icyumba, ahembura ba Tomasi babuze kwizera. Ibyo murabyibuka. 40 irangiye arabazana abahagarika ahantu. Haleluya. Abaha rya tegeko, ntimuve muri Yerusalemu, mugere mu cyumba cyo hejuru, muri nibyo data yasezeranye. Yohana yababatirishije amazi, giye mu minsi mike muzabatisha umwuka wera n'umuriro, ariko mugere muri indiri. Bagiye mu cyumba bamazemo uwa 41, 2, 3, 4, 5, 49 abazi Yerusalemu mu muhango usanzwe baraza. Abari hejuru mu muhango mushya wa Yesu Kristo bariyo. Muri iri jambo ntitukabura kuvuga ngo burya bwose igiye kuba imiganura ibiri rero, uwo hasi w'Abalewi n'uwo hejuru w'intumwa za Yesu. Mana ishimwe cyane. Ibaye 50 yo hasi barimo barasinda, bishimiye umuganura, gutura Uwiteka. Hejuru Yesu abasutsemo umwuka wera. Nivuga ngo Yesu yaramaze iminsi 10 azamutse, yakwiyongera kuri ya 40 yamaze azutse ikaba 50. Mwama dufashe cyane. Ngaho 50 ituruka. Niyo mpamvu rero iyo usomye mu byakozwe mu gice cya kabiri, uhasanga umurongo utangira uvuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye. Omfete n'icyo ugenda muri sobanura burya. Iri jambo ngo umunsi wa Pentekote usohoye. No kuvuga ngo wari usanzwe ubaho. Nimko natwe mu Rwanda tugira iminsi mikuru runaka. Tukaba twavuga rero ngo umunsi runaka ugezeho, umunsi wo kwibohora ugeze, umunsi uyu n'uyu ugeze, umunsi w'ubwigenge ugeze, usohoye. Uwo munsi wasohoye rero intumwa ziri hejuru, abo hasi bata. Iyo mpamvu umugabo umwe wavuze ngo basinze shani mu bareke, Petero yahise amanuka yirukanka hagati, nta soni dusinda tukasangiye namwe. Ubu se wasinda we yasinda saa 3 za mu gitondo? Ahubwo ibi ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ku minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Imana ishimwe cyane. Amen. Bambwira hari ikindi wambaza tugakomeza. Mushupa Pentekote impamvu nateze amatwi cyane. Yego. Ni inkuru iryoshye kuyumva. Urumva iyo minsi kugera kuri 49 hasi barimo barizihiza umunsi wabo bamenyereye rwose. Hejuru hari abandi bari kwibanga babwiye bati nimujye hasi mugome hejuru. Bose barujujwe. Abo hejuru bamanuka bavuga mu ndimi. Yego. Abantu babo batariko abantu bite mwasinze abandi batereka da ahubwo sinumva ko bavuga ururimi rwacu. Yego zakavukire kandi ubu se aba bantu nabi wacu nabo noneho nkibaza
muri iki gihe mu itorero harimo abantu benshi cyane. Ese uyu mwuka wera wamanukiye intumwa bakuzuzwa bakahanura bakavuga ubutumwa mu itorero muri iki gihe biracyarimo cyangwa turigishwa tukabisigaho? Aracyabikora Yesu. Yesu aracyabikora kuko icyo gihe Petero yaramanutse mu kubabwiriza ubutumwa, icyo gihe yashize amanga, ntabwo ari nka mbere akiri umunyantege nke akiri mu mubiri, igihe atinya umuja, none imbaraga zamanutse, aravugisha ukuri, arababwira ati mva wa wundi mwishe mukamubamba, mva incyuro ariko kandi mwibuke ko arimo kubacyurira incyuro z'ikintu gikozwe mu kwezi n'igice gusa. Biracyari hafi mu by'ukuri, biracyari bishyashya rero. Wa wundi mwishe mukamubamba, Imana yaramuzuye, niwe ukoze ibi ngibi mureba. Yewe babyumvise bacumita mu mitima, babaza Petero n'intumwa bati ubwo se bene data tugire dute se uwo ngubwo? Petero ati nimwihane mubabarirwe, namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano riri iryanyu n'abana banyu n'abandi bazahamagarwa umwami Imana yacu. Iryo jambo ryo nshingiraho nkubwira ngo na n'uyu munsi wa none Yesu aracyabikora. Umwuka wera aracyamanuka, umwuka wera aracyasukwa, abantu bacyabasukwa mu mwuka wera, baracyavuga mu zindi ndimi, impano ziracyakora. Imana ishimwe cyane. Yesu aracyabikora, ntabwo yahindutse. Kandi Yoweri yari yarahanuye ko mu minsi y'imperuka azasuka umwuka ku bantu. Impamvu Yoweri yabihanuye bikanahura n'amagambo Yesu yavuze ubwe yivugiye mu gice cya 14 cya Yohana umurongo 15 kumanuka hepfo kujya ku 19, nuko kiriya gihe cya mbere cyo mu isezerano rya kera ngo ni ukuva kuri Maraki gusubira inyuma hirya. Kiriya gihe inyigisho za Bibiliya zigaragaza ko umwuka yajyaga aza ku bantu, yego, akabakoresha ibyo agomba kubakoresha, ariko noneho Yesu we yemeye ko umwuka azababamo. Dusome Yohana 14 umurongo wa 15 kugera ku wa 18. Ubwiza bwa Yohana 14 umurongo wa 15 kugera ku wa 18. Ni mu nkunda wa 14. Yego. Numugira icyo musaba? Oya, ni mu nkunda 15. Wa 15. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba ari muri mwe. 18. Yego. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi nibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Garukira aho ngaho. Reka tuvuge aya magambo agera kuri 3. Irya mbere ni rivuze ngo kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ndashaka ko tutandukanya ibintu byombi. Umuntu ashobora kumara igihe kirekire abana n'umwuka, muri iri jambo aba aho umwuka yabaye. Urumva mucyumvise iki ngicyo? Umuntu ashobora kumara igihe kirekire abana n'umwuka wera kuko yabaye aho umwuka yabaye, aho umwuka ari. Ariko Yesu aha ngaha arashaka kugira ati nyamara igihe kizagera be muri mwe. Imana ishimwe. Icyo ni cyo kubatse umwuka wera rero. Ubu abakristo benshi bashobora guterana aho bari umwuka akahasura. Umwuka akahasura, gasura umwigisha akamukoresha, gasura umuhanuzi w'Imana rikumvikana, yego, ariko bo batamufite bataramuhabwa. Niko kantu kitwa kuba aho umwuka yabaye. Reka tubyite participation.
ni ukubaho umwuka yabaye yego nta attendance ntahabaye uragenda nawe agenda yego ntabwo muri bugumane yego nasoza ibyamuzanye arigendera nawe utashye yego unyumvire nawe yego kandi utanye iki se wa muntu w'Imana we utashye uvuga gusa ibintu byabaye aho umwuka yarari umva twagize ibihe twagize umwigisha twagize umushyitsi impano zatse ubuhanuzi bwamanutse twagize ya ndakumva cyane ushikanye mwene data ariko ni ukubera ko warura aho umwuka yarari ariko icyo ntigihagije inginga Yesu anamuguhe abe muri wowe haleluya muri iri jambo yo kuta umuriro w'abandi ugenda ucana uwawe nawe ugira uwawe izina ry'Imana ishimwe cyane iryo ni rimwe twumvise hariya irya kabiri ni rivuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi ngo ahubwo nzazaho muri abankurikiye mwese mu givangaha kuzaho muri Yesu yaduhitiyemo ko umwuka azajya ko Yesu azajya aza aho turi aho kuza aho tuba yego aho turi ubwo ni umuntu mbese kuri wowe ntabwo ari aho yego kanguha urugero muri iyi Kigali n'ahandi nabashije kugenda ndetse ahubwo twe dutahagare mu bindi bihugu ho rwose hari naho burinda buke umuntu akagenda mu rugo ahindura umwenda gusa ngo akomeze kandi kazi ariko urugero umuntu ava mu kazi gasanzwe akajya kwiga siko tubahe muri ino minsi agataha 5:00 y'ijoro akagera mu rugo n'abana yabyaye ntababona usanga azahurira muri weekend 11:00 akaba arabyutse 12:00 akaba aragiye gutega ndavuga kubatega cyangwa se yakira imodoka 12:00 aragiye kurwana na buteyaje ngo agere mu kazi size neza yaba abikorera yaba n'abakora mu bindi bigo runaka cyane bya leta ni ukuri nubara uzasanga ahantu umuntu aba asigaye haba amasaha make ndavuga aho uzabara amasaha aho yego wayumvise niba tugerekereje wasanze ari nkangahe ngeranya numve wasanze ari nkangahe amasaha mbese umuntu watinze watashye mu rugo atinze utaha mu rugo atinze n'isaha havira mu gitondo urabona haba amasaha nkangahe make cyane ugereranyije naho urimo urumva yaba nkangahe mwana ni nk'amasaha 2 niyo umuntu hari amasaha 2 umuntu aba yikuremo inkweto niyo umuntu amara aho haba nako urumva ari umuntu wageze mu rugo 5:00 z'ijoro akahava mu gitondo akava mu gitondo amasaha isanga n'imituku ubwo yahageze ubwo narindwi ntabwo arimo kubera ko yarya yego turavuga ari live anari bashaka kuvuga yego mbese uburyo Yesu yamuganiriza yego noneho mutekereze kuba Yesu agira ati ngewe icyo mbahitiyemo rero nzajya nzaho muri aho muri hose nzajya mbabaza vuga ngo naho tuba haraba included ubwo naho turaba tuhari yego nidusohoka tugenda turi kumwe yego naho tugiye gukorera turi kumwe yego amen urwaye ufata inomero muri kumwe barakospitalije muri kumwe muri prison muri kumwe amen Yesu yaduhitiyemo ko azageza aho turi kandi kizabimushoboza n'iki nicyo gihe tuzaba duhawe umwuka wera aho muhumve neza bene data kandi mbabwire ko mu minsi Yesu yamaze intangaha ari nacyo cyamuteye gukoresha aya magambo mu minsi Yesu yamaze intangaha ngo hari imyaka 30 y'amavuko tukongera 36 y'umurimo nawe ntiyabashaga kuba hose yabaga ari ahantu runaka ahandi baramuburaga bagasubira inyuma yaba ari Yudaya mu giterane Lazaro akarwara ntamusure akanapfa maze yego no kugira ntaboneke bagashyingura akaza amaze kane urumva Yesu yaburaga umwanya rero ariko aragira ati nyamara umwuka naza noneho mwawuhawe nzaba mbasha kubana namwe hose ntibizangora haleluya haleluya haleluya
icyo kintu rero Yesu nicyo cyamuteye kuvuga mu gice cya 16 hansomere cya Yohana igice cya 16 nicyo cyamuteye kuvuga ijambo riri ku murongo wa 6 n'uwa 7. Soma twumve igice cya 16 umurongo wa 10 wa 6 n'uwa 7. ariko kuko mbabwiye ibyo hera kuri 5 twumve. Ariko noneho ndajya ndajya kuwantumye kandi muri mwe nawumbaza ati urajyayo. Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Urakoze cyane. Amen. Ibyiza byagira icyo bibamarira nyamara ni uko ngenda. Ndavuga aya magambo yuko ngiye nkabona murasubiwe, yego, nkabona muguwe neza murasuherewe, nabi murasuherewe, nkabona muhagaritse imitima, nyamara mbabwije ukuri, yego, ikigira icyo kibamarira, kizagira icyo kibamarira ni uko ngenda. Haleluya. Amen. Abantu batari kuragiye koko uragiye, turacyari muri situation mbi. Kambabwire bene data, ni ukuri bari muri situation mbi. Murebe namwe hari hashize iminsi nka 30 yego gusa 30 rero akagera, yego 30 irimo azutse, sibyo? 30 yari irimo azutse. Haracyariho impaka zikomeye z'uko bamwibye. yego, Bafite dosiye mbi cyane yo kuba baramwibye, barangiye bakabeshya ko yazutse. yego, Mwibuke ko hari abasirikare bafunze mu mubare bamurinze, yego, harimo n'abarashwe bishwe, yego. Ariko munibuke yuko harimo uwera aravuga ati nimushaka mu nyice, Yesu yazutse, maze mu nyice rwose mfe kigabo. Izo byose birakivangiye aho ngaho, biracyari ikibazo, bari mu bwoba. None muri ubwo bwoba kuri situasiyo imeze gutyo, Yesu ngo ibyiza nuko agenda kweri, aranabyemeje ngo nibyo byiza, aradusize. Umwami aravuga ati ni ukuri, icyo mbabwira ni ukuri, mureke ngende ningire umufasha azaza. Hepfo rero hakavuga ubwo azaza ku murongo wa 8, ibyo bibazo byose mwumva mufite azabikemura muri ubu buryo. Icya mbere azatsinda ab'isi. Haleluya. Amen. Abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Muri make umwami Yesu aragira ati ibibazo byose mufite bizakemurwa n'umwuka wera, nimureka nkagenda. Imana ishimwe. Amen. Twumvikana ahangaha rero ko mbere y'uko aba umubatizo wa Pentekote y'umwuka wera, mbere umwuka yajyaga aza ku bantu nk'uko tubibona mu Bacamanza 13, ko yajyaga aza kuri Samusoni, nk'uko tubibona kuri Dawidi, Yego. mu gitabo cya mbere cya Samweli 13:13, ngo yajyaga aza kuri Dawidi, nk'uko tubibona muri Samweli wa mbere cya 10, ko kuri Sawuli yajyaga amuzaho, yamujeho, mbese yajyaga aza ku on. Ariko igihe kizagera mu batizwe abawemo. Yego. Yesu agumugisha cyane. Yesu aguhumugisha amusho. Hano mu gice cya 2 mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo ku murongo wa mbere, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ese ikibazo kigiye gikunda kuba ku bantu batuzura umwuka wera cyangwa badahabwa, nuko baba badahuje umutima, nuko baba batari kumwe. Ese bivuze yuko uri wenyine, we ntiwawuzura? Uri wenyine wawuhabwa rwose, wawubatswamo pe. Yego. Ahangaha ni ukubera ko bari abantu Yesu yashyize ahantu hamwe. Ni nk'uko umupasitori runaka ubu ngubu yahamagara abakristo be ngo baze bafite umwanya wo gusenga basaba umwuka wera, bamara icyumweru, bamara iminsi 10 nk'iyo tumaze materaniro, urabyumva. Ariko abo bantu kugira ngo bazajye guhuza umutima, babe mu mwanya umwe bahuza umutima, ni ikintu gikomeye cyane. Niba abangaba bari iryibiri
sibyo none bo urusengero ruzuye hasi no hejuru kuzigira etaje yego kuri za bariko baraho ngaho hose baruzuye abo bantu kugira ngo bazajye guhuza umutima ni ikintu kigoye cyane nibutse abatwumva ko guhuza umutima harimo no gufata umwanya wo kwiyeza yego kuko nshobora kugukebuka nakureba nkibuka amagambo wamvuze ejo bundi kandi ngo nawe urishe ngo urimo gusobora ukareba imyambarire ye yego dore uko nkureba nkunegura mu rwongororano nkugana undi muntu sinshobora kwakira umwuka wera nkiri muri iyo mudu ntibishoboka ntabwo bishoboka ubu sindakimuka rero gute ndimo nkibuka gutya nkareba umuntu hariya nte ego yesu uriya ni umukobwa washyingiwe kuko atatu yishize ariko disi ubukwe bwabo nta byo kurya byari birimo ariko tuvuge n'ikindi yari yambaye n'ikanzu mbi reba nawe ra n'abamwambariye bose bari bambaye ko se bari babakoreye uko namenye ngo wari isambusama ngo nizo bakoresheje ngibaze n'ukuri ibyo biganiro ntabwo bishoboka rwose mu by'ukuri abantu bari mu gusaba umwuka wera ntibamenye ikintu cyitwa kuba mu mwanya umwe kandi bahuje iki umutima icyo kintu cyitwa umwanya umwe ni ahantu hamwe bari hamwe ahantu mu mwanya umwe ku gikorwa kimwe kandi bahuje iki umutima no bari bageze ku rwego rwiyejeje ku buryo ntawe ufite ikibazo arimo kwibaza ku wundi Imana dutabare ubwo ndizera badukurikiye ko bumvise uburyo bwo kuzura guhabwa umwuka wera icyo bisaba birasaba kubabarira kwiyeza ukababarira ntugire ikintu ariko mushu ubu ngubu reka dufate urugero ngo hari icyo nagukoshereje sibyo yego umwaka wa mbere wa kabiri kandi turasenga turasaba mwuka wera ese ubwo iyo misengere yo ni bwoko ki musha hari icyo watubwira ni iyihe utaje ngo nsabe imbabazi kankubwire hari ikintu kimwe dusabwa n'ijambo ry'Imana cyitwa kubabarira n'abatazidusabye yego ariko kugira iyo nama yagira ngo bihinduke nk'agahimano ku wanze kuzidusaba ariko uzikari byo yego none se wagira ngo iri jambo rivuga ngo mukunde n'abanzi banyu nibwo muzamubarunzeho iki amakara yaka ku mutwe kugira ngo yasobanure icyo ngubu kugira ngo Yesu yigishe abantu kwihanganira abaremerera kubabarira abagiriye nabi gukunda abanzi babo nimubikora mutyo muzamurunzeho agatara k'amakara yaka kuyaswa ku muntu bivuga ngo Yesu arabizi ko bitoroshye ariko akadusaba ngo tubigerageze tubikore ku rwacu ruhande icyo bisobanura hanyuma ngere ku ijambo rikunda kugora abantu bibazaho bagira bati ubu mu by'ukuri ikimenyetso cya rurangiza cya nyuma naheraho rwose nizera kandi nemera ko n'abatujwe umwuka wera ni iki cya gice cya kabiri twasomaga umurongo wa 3 duhere kuri kabiri d'abord nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'iki nk'uw'umuyaga bamwe bagira ngo ni umuriro umeze nk'umuyaga ntabwo ari nk'umuyaga ahubwo ni umuriro umeze nk'umuriri w'umuyaga iyi uyu muriri rero umeze nk'umuyaga uhuha cyane ugakorera mu nzu bari barimo niwo ubyara za mbaraga niwo ubyara kwa gutitira niwo ubyara kwa kujegera niwo ubyara ya taramburoma kandi izi mbaraga z'umuyaga ziregeza umuntu nizo zibanza kubwira umubiri ngo gabanya rero amahane yawe haje izindi mbaraga zikurenze ubu se uratigiswa n'iki ko nta malariya urwaye ko nta tifide bakubonyemo uratigiswa n'iki rero ubaye iki rero bivuga ngo umuntu ajya guhabwa umwuka wera umubiri wabanje kubwirwa guhabwa agasopo gugabanya ivuzi n'ivogonyo ryawo woroha utuze mu ijoro batunganya ibintu byabo by'imbere bashaka gutunganya niyo umuriri rero hanyuma y'uyu muriri rero 3 haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo 4 bose buza umwuka wera batangira kuvuga mu zindi ndimi batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga amen
haboneka indimi zigabanije. Urumva kameze nk'iyerekwa, tubona hamanutse indimi zigabanije zisa n'iziki n'iz'umuriro, mu gifaransa bagita flamme. Noneho kikagwa kuri uriya, ikintu cy'igishashi kirimo cy'umuriro kikamugwaho. Uwo kiguye uwo mwanya avuga mu rurimi, ngo ariko nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Aha rero twumvikane ko ikimenyetso cya nyuma cy'uko batswe umwuka wera ni ururimi. Ariko nta mupastori ukwiye kurwigisha abakristo be, nta muntu ukwiye kurutoza ngo ruvuge, nta mupastori ubikora. Ibi ni igikorwa Yesu yikorera wenyine, akihera umwuka wera abantu be. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ubwo yarivugiye, bwa Matayo 3:11 hepfo, yavuze ngo iki Yohana? Matayo nshaka, yego 3 hepfo 11. Jyeweho ndababatirisha amazi, yego, ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye ko no kumutwaza ahubwo, no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Urakoze cyane. Amen. Ngiye Yohana nk'umupastori ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane. Igikorwa gisigaye cyo kutse umwuka wera gisigende uri inyuma ya nyurusha iki ubushobozi. Kuki abashumba iki kintu batakivuga? Gasanga bigize nk'ari wowe utanga, bakazigisha aho akuze guhamagara umuntu ngo uzamukuze uvuge ku rurimi. Ikosa rikomeye. Nubwo umuntu yaba yaratuye umwuka wera, si byiza ko umuganga ngo uzamuka uvuge ku rurimi. Ntabwo ari byo. Mureke biba ari ibintu biyaza, ari uko Yesu abyohereje, ari uko Yesu abishatse. Haleluya. Amen. Nurenga aho ngaho ukajya hirya, naho urasanga na Yesu ugabivuga. Nimugende mujye mu rugo mutegereze, vuba aha ngaha muzabatirwa umwuka wera n'umuriro. Ikorera na Yesu ubwe. Amen. Hanyuma ururimi rutamenyekana, abantu bakunda kurugiraho ikibazo. Numva hari umunsi nagize imbaraga kandi nyinshi. Ubwo niko umuntu arimo kubaza, bayimbaza ari benshi. Hari umunsi gusa nagize imbaraga kandi nyinshi, ntiyego. Hanyuma bigira gute? Nyine ntabwo nzi niba naravuze mu rurimi kandi nagize rwose imbaraga nyinshi. Shimikira wongere utegereze, hari igihe wajya kubona ukuntu izo ndimi urazihawe nazo urazivuze, ariko kandi ushobora no kuba uwo munsi wararuvuze ahubwo uvuga rumwe. Kuko iyo umuntu abatsuka umwuka wera, ururimi rumera nk'urugoramye ukuntu rukarya amagambo kugeza ubwo utagikontorora. Ibyo twakwita, ndabyita konsoni, ndabyita silabe. Donc icyo twita uvuga rimwe. Ariko wenda waravuze turi gutyo gusa, wenda wavuze gutyo, urwo rwonyine ubaye wararuvuze, waba warahawe umwuka wera. Kuko hari ukuvuga mu rurimi, hakaba n'impano y'indimi nyinshi. Biratandukanye rero. Hari ururimi rw'umwuka, hakaba n'impano y'indimi nyinshi. Yego. Amen. Niyo impano ya 9. Kuvuga indimi nyinshi, iyanyu ikaba iyo gusobanura indimi. Rero kuvuga ururimi ni kimwe, no kuvuga indimi nyinshi ni ikindi. Amen. Ariko umuntu agenda asenga Imana, yegera Imana, agenda abisobanukirwa. Amen. Wagera mu Bakorinto igice cya 12 ugasanga uyu mwuka yasotswe yamanutse, koko umuntu yamuhawe, anahabwa n'impano. Hari impano y'umwuka ahabwa. Iyo mpano y'umwuka ahabwa nk'uko ari 9 ziri hari Amakorinto 12 guhera ku 4 zose uko ari 9, ntibivuga ngo umuntu azihabwa zose. Ahubwo Imana y'ubwayo, umwuka wera areba igukwiriye. Yego. Niyo mpamvu atari byiza kuyihitiramo wowe ngo abari usaba. Yihitiyemo ukayisaba watangiye gufatwa n'ubwibone. Yego. Byiza no kureka umwuka wera akakugenera uko ashaka. Dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ndebera igice cya 12, duhere ku murongo
turasoma imirongo nk'itatu itandukanye yego ntabwo tuyisoma yose. Dusoma uwa gatanu, umurongo wa gatanu uravuga ngo kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, yego ariko umwami yego n'umwe. umwami n'umwe hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Aha umuntu agahabwa karindwi, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho iki? Umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Niyo mpamvu iyo umwuka mbanutse koko avuye mu ijuru ari Kristo umutanzi, agomba kugira ikintu ahesha uhawe ngo abantu bajye bakibona, bafashwe, babyemere ko yawuhawe koko. Noneho tumanuke tujye hepfo cyane ku murongo wa 11. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ntabwo ari uko abapasiteri bashaka, si uko abapasiteri bashaka, si n'uko nanjye nshaka. Kuko hariho umuntu, ibi ngibi iyo ijuru ridafata iki cyemezo, hari umuntu kujya ajya imbere mwami Yesu, ashaka impano yo gukiza indwara, mana we ndayishaka data twese we, ndayishaka maze nkabakiza we, buri wese yishyura ndayishaka. Nk'uko umuntu ashinga iseta kabine medikari, Imana ishimwe yuko Mwuka Wera ari ubigena akabikora uko ashaka, agaha umuntu wese uko ashaka, uko umwuka ashaka. Ubu se mushu, reka dutindeho gato. Niba hari ubwo nakubujije gutinda, reka mbaze kano kabazo. Niba abantu bagurisha impano y'Imana kandi barahawe nk'uko Umwuka Wera ashaka, akaguhereza kugira ngo ukore, warangiza ukangurisha, noneho biza kuba buri umuntu yikoreramo, byakaba bimeze kinagutangaza ikintu kinagutangaza. Nta muntu wahawe impano y'Imana uko umwuka ashatse, yego uyigurisha. Ahubwo ikigutangaza kiriya kintu cyo kuyigurisha, cyo kuyicuruza, kuyishakamo indamu, ni kimwe mu bimenyetso by'uko atari iy'Imana. Biriya batubwira ngo zana ituro ngo musengere umugisha, ngo zana nkwereke, urazana ituro ujyana hamwe, kandi wazana atani makeya, yego ngenza n'iremereye, nawe urashaka ikintu kiremereye. Urabyumva nawe? Ntabwo iriya mpano yavuye ku Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera yitanga uko ashaka, yamaze kumenya ugiye kuyikoresha, uyo azayikoresha, byose mu nyungu z'ijuru, byose mu nyungu z'ijuru. Niyo mpamvu rero uyu murongo nguzanyemo ni ukugira ngo abantu bumve ko Umwuka Wera ari ubikora muri bose, akagabira umuntu wese uko ashaka. Bivuga ngo iki rero, niba twaragabiwe uko umwami ashaka, uko Umwuka yabishatse, amen, Wera yampaye gukora mu nzu ya data, nubahe icyo Umwuka yaguhaye gukora. Haleluya, twubahane. Kandi niyo mpamvu burya cyo byose ndi bubyinjiremo, cyo bita gahunda mu materaniro, ni gahunda ivuga ngo niba hari ushotse ahishurirwa, nagira umwanya wo kuvuga icyo ahishuriwe, uhanura nawe ahanure, ariko byose muri gahunda hatabaye guhangana. Urabyumva? Ariko usanga abantu bahanganisha ubuhanuzi, gasanga umwe aragira ati ngiye mukuru muri mwese, ninjye hano. Hari umugabo umwe witwa, yanditse ahangaha mu gitabo cy'Abami ba kabiri, sinagera indenzeho, reka nze murebe, ariko uze wumva amakuru yakoze, nako mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 22, zinagira imburira nce kuri ndimo kujya gushaka gusa. Igitabo cya mbere cy'Abami, yego, umurongo ahubwo igice 22, cya 22. Ngaho reba, namwibutse yitwa Zedekiya, sindanahajye ko ndamwibutse yitwa Zedekiya, umurongo wa 11. Sedekiya mwene Kenani
yicurishiriza amahembe Y'ibyuma. y'ibyuma aravuga ati uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha abisiriya kugeza aho bazashira. nuko nguko urumva ko Uzidiya rero yicurishiriza yari umwe mu bahanuzi 400 b'ibinyoma bo ku gihe cya Ahabu. None kugira ngo ikinyoma cye gikaze cyane kinagaragare ko gifite imbaraga, aragenda acucisha amahembe y'ibyuma kugira ngo mbese amere nk'umuntu uhanuye yafite bitera igikangisho cyo kugaragaza ko ari we ufite isumbwe. Ngaho soma 24 hindura ujye kuri 24 wumve aho nyine igice ni cya kindi ahubwo umurongo wa 24. Okay. Wumve maze Ubwiwe. Sedekiya mwene Kenane yigira hafi akubita Mikaya urushyi aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe. Urumva Sedekiya yari yigize nkaho yarigize nkaho umwuka wo kubwira Mikaya ubuhanuzi yagombye kumwira akamusaba nk'uburenganzira. Wimaje icyo kintu aba bose yaba Sedekiya n'abagenzi be 400 bose ngo ni umwuka w'ikinyoma Imana yaraboherejemo kugira ngo bahuze guhanura ibinyoma ndi Ahabu maze azagenda aterera moti y'Galiyadi azagwayo. Hasigara umuhanuzi umwe muzima witwa Mikaya. Uyu nawe ugifite connection n'ijuru niwe hano ibintu bizimara bati no kore nkubwira ukuri ntabwo uzagaruka. Yesu adufashe cyane. Amen. Ahanaje ngo twumve ko umuntu w'Imana, umwana w'Imana icyo yahawe nagikoresha nkuko kiri kandi tubyubahanemo cyane cyane duciriranye bugufi. Kandi impano z'umwuka abantu zikoreshe baciye bugufi. Bareke kumera nk'abazibyaza umusaruro w'ibiguzi. Ni ikosa rikomeye cyane Satani mu gutura mu bantu benshi babanyamwuka muri kino gihe. Imana ibaha umugisha. Reka hari ikindi mwabaza ariko ndumva ari ngibyo. Musho ndumva birasobanutse. Icya mbere ni ukwemerera Mwuka Wera akavugana nawe akaguha iyo mpano ukumva ko wayihawe n'Imana. Kandi iyo mpano si yo kugurisha oya kuko wayihawe n'Imana nawe uyikoresha nk'uko wabibwiwe. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikomeze kukwagurira ubwenge n'ubumenyi. Ikindi nasaba abantu bakoresha impano z'Imana ni ukugerageza bakera n'imbuto. Yego. Kuko Bibiliya ivuga impano ikanavuga n'imbuto. Buriya rero imbuto z'agakiza, imbuto z'umwuka ziherekeza impano z'umwuka kugira ngo za mpano z'umwuka zikomeze zizerwe zigumye zigira icyanga zishimirwe. Kuko biragoye kwizera impano y'umuntu tukayishimira tukishimira gukora kwayo tumuziho uburiganya, tumuziho ubwambuzi, tumuziho ubusambanyi. Aho yanyuze ahantu runaka yagiye gusenga yahitanye supuresi z'abana zitwara, yahitanye ijakete y'umugabo, yahitanye yatwaye apareye fotografike yaho ya kamera, yahitanye telefone. None se urashaka kumbwira ko ninongera guhura nawe arimo akoresha impano y'umwuka nzi ibyakoze ubushize araye iwacu ntabwo uzongera kumwizera? Biragoye ndetse ahubwo kuba ndimo nshaka karibu ngo imumfatire nawe uri hariya arimo hanura. Kuko mfashe igisambo reka. Yego. Mfashe igisambo. Ubu nimfashe igisambo simfashe umuhanuzi. Mfashe igisambo. Yego. Kandi usanze hanura. Ari ku ruhimbi. Yarikoreje bicika. Abantu bafashije. Bicika rwose urumva. Ni ibibazo bikomeye. Ahangaha natanga inama kandi nsoza menyesha abanyempano ko impano ni igikoresho ntahihuriye n'ubugingo. Nawe nshaka gusoreza. Iyi mpano ni igikoresho nk'uko umufundi agira ibikoresho atwara mu bwubatsi, uje gukora amazi akagira ibyo azana, uje mu mashanyarazi akagira ibyo azana, uje mu byimba ushaka pansiyo akagira ibyo agendana. Si byose? Ntimubizi ko uje mu mba azana inkezo n'inyundo byose. Umufurakaza n'umwekore nivo.
kwa kundi uzi buri mukozi atwara ibikoresho bigeranye n'akazi akora nicyo agiye gukora ni nako impano z'umwuka zimeze Yego. impano y'umwuka ntaho ihuriye n'ubugingo Nukuri. mba nkwambaye kuko niyo umuntu yabutakaje nta bugingo agifite imana ishobora kureba ikabona irashobora kugira ikintu yivuganira n'abantu ikayimucima ikavuga ikamucamo ikavuga niyo magambo ujye muvuga ngo imana ishobora guhagarara ku bitugu by'abapfapfa ikagira icyo ibwira abantu bayo ya kuko buriya ntabwo abanyamwuka bose baba bagikora ari uko umwuka kibarimo mbere y'uko umwuka agenda akakwabandoninga burundu yego abanza gusohokamo agakorera ku rutugu ajya kugenda wamuburiye uburyo bivuga ngo Yesu n'umwuka rero bararwaza barasindagiza muzajya mwumva ubuhanuzi bwahanuwe n'abantu b'abasinzi mujye mwumva ngo bwaba amakwakwa bo bose mujye mwumva se bamakwakwa nta abantu bahanuye kandi baratangiye kunywa inzoga icyo rero abantu bakitondere bamenye ngo birasaba ngo imbuto z'umwuka ziherekeza impano z'umwuka noneho niba abantu banyurwamo umukozi w'Imana banambonana imbuto nziza abantu be kunyumva mu bintu by'ibigare kandi uri n'umwigisha bakuvuga ibintu by'ibigare uri n'umuhanuzi butike yose uciyeho niko ufata ikintu hari aho ugira uko wakuye inkweto ubwo duka ricuruza inkweto ntiwahanyura mu gihe wakwihanganiye kwambara iyawe nk'ishaje ukayihangana kugeza Yesu azaguha indi wagiye gufata inkweto ntiwabishyuye kandi hanyuma urahaciye abantu benshi bagwa muri ayo makosa bagakomeza gukoresha impano z'Imana kandi imbuto z'agakiza ntazo bagifite Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndafashijwe nizere ko n'abadukurikira bari bufashwe cyangwa se bafashijwe kuko dufite Imana ivuga kandi Imana irondera imitima y'abantu umutima wawe wemerewe kugira ngo Imana ikurondore hanyuma uyikiranukire niba uri umushumba niba uri umukozi witwa umukozi w'Imana ariko ibyo ukora bihinyuzwa ibyo ukora bidatunganye ari bya bindi uvuga ariko ku Imana ibireba ukundi hindukira kandi wemere gucyahwa wemere ko umwuka warakuganiriza wemere kubwirwa ariko mushu usenga uruzi ko hari umuntu ubwirwa ikosa cyangwa ingeso ze cyangwa imigendere niyemere kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana nk'abo bantu kuko biterwa n'iki nuko utemerera umwuka wera cyangwa umwuka aba yaravuye hano ari ku rutugu n'igihe ahubwo ikigutangaza aba yaranagiye asigaye avuga ibye acungira gusa ku bintu bya kera kuko ubundi umuntu wese ukijijwe ufite umwuka w'Imana agomba koroha akagirwa inama agahugurwa no mu migani birahanditse mu migani ya Salomo aravuga ngo ukunda ubwenge akunda kugirwa inama kandi ukunda guhugurwa abakunda ubwenge rero umuntu niba bamwereka ibitagenda neza ugasanga abaye intagondwa oya byumve batega amatwi impamvu nshaka kubaha urwo rugero ngo babyumve neza urabona aka gapapuro dufite hano aka ni umweru kuba umweru kwako kurakemerera kugaragaza umwanda wose uguyeho kandi umuntu Imana yamuhaye igice atareba icyo gice utagenzura emera ukireberwe n'abandi buriya guhugura umuntu kumugira inama ni nk'uko nagutunganyiriza aho utareba akantu kakuguye ahangaha ntakuzi ariko nyine kakurebera tukaba twicaye hano mu bwanya inyoni igira ikirituma kakugwaho reka rero nkaguhanagurira icyo gihe nkaguhanagurira niko kwaguhugurwa uhugura ko kwakungira inama ungira inama ugasanga ndanze kandi ndamuka nanze ndeka mwihorere niba yanze ayagumane ubwo ni mu kanya n'indi bwitume none hagenda na mutukane bacishe mu muhanda w'ivumbi rizamuke ageraho yahindanye kandi ashake kuryinjirana ariko emera niba waciye mu muhanda w'ivumbi
banaguhanagurire iryo vumbi naryo riveho. Yego. Niko guhugurwa, niko kugirwa inama. Yesu abagiraza cyane. Imana iguha umugisha mushuru. Nayo n'imbuto y'umwuka iyo ngiyo. Nayo n'imbuto y'umwuka. Iyo nayo tuzabigarukaho ubutaha kuko ni ngari nitwabisoza nonaha. Reka rero tubasabe musengere iteraniro ridukurikiye kugira ngo Mwuka w'Imana ajye avuga twumve. Imana yacu ishobora byose, nyiri itorero, nyiri umurimo, turagushimira umurimo nk'uyu nguyu waduhamagariye. Turagushimira bashiki bacu na bene data bari bateze amatwi iki kiganiro kirimo inyigisho. Muri iyi minsi mikuru ya Pentecote ndagusabye ngo uhembure abana bawe, ubagarurire ibihe byabo banyazwe, abatakaje iby'umwuka wongera babigarurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusabe nka Yeremiya mu maganya ye, aho yavuze ngo tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya mbere. Ongera usubize abantu ibihe byabo byo gusenga, abatakaje mwami bagarurire ibyo banyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Impano zazimye zongere zake. Haleluya. Inzozi bajya kuganiriramo nabo ukabaheramo ibihimbano by'umwuka. Ibyo byose Satani yariganyije abantu bawe bigaruke muri iyi minsi ya Pentecote aho yo guhembuka. Ndagushimiye data, urakoze ingaruka nziza z'uyu murimo, tubone ubuhamya bwiza bw'uyu murimo wakoretse, tumenye yuko ijambo ryawe ryakoze umurimo, twakira ubuhamya n'amashimwe abantu bavuga imirimo itangaje wabakoreye. Urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.